reka tuvugishe ukuri harya abantu baranadukurikiye di turi mu kiganiro hari igihe ureba ibintu nabuje rero yabimenye umuriro uraka ariko hari n'ibindi bimenyetso byigaragaza mbwire madamu sheri wanjye sinzigera nsenya urugo ariko ndi umuntu ati wari uzi ko hari abandi bantu bankeneye umugore ngo ibyo birakureba ngo ibiki n'ibiki umugabo aramuteguza ati rero ngiye kuzisha nta kintu kizabura muri uru rugo ariko ngiye kwishakira undi mugore uzabasha kumpa urukundo kutanuka kutantonganya no kutanyicaho ati nukenera gusenya uzasenye njye sinzarusenya umugore agira ngo ni imikino agira ngo ni buraka umugabo aramanza ariyicara ararambagiza neza ku mumama wari umudivorce ajya ku mumama wari umudivorce udakeneye kubaka urugo ku mugaragaro ariko nawe afite ikibazo cy'umubiri kandi akeneye no kugira umuntu bazajya baganira uzajya ukimukemurira hanyuma mugezeho umugore aramubwira ati mva nkubwire ati umugore wawe ntazigiye kuzanuka umugabo ati humura ntabwo nzamuguteza ntazanabimenya kandi ukunyakirire ntutekereze yuko nanjye ntari umuntu ntazagutekerezaho umugore agira ngo ni imikino ukwezi kwashira umugabo agapakira umuceri agapakira n'amavuta akabikubita mu modoka 5 litre z'igihwagari n'agafuka k'umutanzani akazana mu rugo atabana babeho yarangiza umugore nawe akamufata neza bagakomeza bakiganirira umugabo akatsa imodoka we agataha mu rugo rwe ntiyongera kugira ibyo asaba umugore we rero igihe cyaje kugera niwe waje guhangayika nawe akenera gusaba nawe akenera gusaba yibaza hari bumuhe tangira kuvuga ati umugabo utakinginga ngo ni muhamata ngo ko abantu bakunda wabinginga rero ngahata ati uyu mugabo bitebye hayajya kumukoraho umugabo akakomeza agasinzira yagira icyo umugabo agakomeza agasinzira bwacya mu gitondo akahamagara wa wundi ati waramutse neza umeze neza abana bagiye ku ishuri nta mwana ufite ikibazo undi ati ntacyo tisaba umunsi mwiza akikomereza akazi ke igihe cyagera yajya muri misiyo akavuga ati okay nagiye muri misiyo aha n'aha akamuzanira ibubu nziza akayimuha ati rwose ambara uberwe nk'abandi badamu muri uyu mujyi wa Kigali wansukiye amata nako wabuganije amata akamuha ya bubu uyu mugabo ntazana ibintu byinshi hanyuma yarangiza akatsa imodoka ye agataha mu rugo rwe ibiryo by'urugo bigahoraho amazi ntiyigeze abura mu rugo abonoma ya televiziyo ntiyigeze ibura ntabwo bigeze babura umuceri wo kurya nta cyabuze mu rugo rwe ahubwo communication n'umugore niyo yabaye nk'ihagaze umwana icyo akeneye akakimuha ishuri ry'abana ntiryahagarara umugore yarahangayitse kugeza ubwo yapfukamye imbere y'umugabo umugabo aramubwira ati ariko ndamanje kuguteguza inshuti zawe nyine zifata kabisa ntago rega kuba wenda twemerewe ko bari mankwirari kandi abagabo bari mu ruhande rwa umugabo udatereta yaba ari no kubyica agatereta ubundi abagabo bagomba gutereta n'abagore bagomba guteretwa sibyo se ahubwo hagati yo gutereta no guteretwa twitwara dute umwanzuro ufata no twitwara dute umwanzuro ufata n'uwuye kuba umugabo yareba umugore akabona ni mwiza ibyo nta kibazo kandi kuba umugabo yakubwira turi mwiza pe nta kibazo kibirimo hanyuma nyuma yo kukubwira kuri mwiza ndetse no kuba yabonye kuri mwiza umutima uraza kugarukira hehe niki ari bukore gituma ubwiza bwawe adakomeza kubukurikirana ndetse ngo abe yabwandavuriramo kwandavura nicyo navuze hanyuma weho wa mugore we wabwiwe kuri mwiza na wa mudamu wo mu Bugesera ngo bakazungu ngo bamugiyeho ngo bamushakagaho imiti yabwiye uwo mugabo gutyo akibimubwira urumva yarageze mu ahantu yari aparitse kwa kundi abagabo batatu bahagarara ku modoka bari kuganira n'ibiki byose wa mugore araza ahita amusuhuza neza nta kibazo asuhuza n'abo bandi ndarangiza ati komeza ugende urabona tutari kuganira dushaka iki ndahita mbwira ngo cyure kumbwira nabi se igihe twari turyamye hahandi se kutanyuhuraga atahubwo watangiye gufata imiti ngewe burya ko nyifata amubwiza ukuri
umugabo atangira kureba imirari ati ngaha ati mpereza amafaranga mbe ngiye kwinywera ka cyayi ati mpa 500 ngiye kwinywera ka cyayi nta kibazo mfitanye nawe umugabo abura icyo akora n'iki byose ariko buriya hari abantu nkunda ko baba bazi kumva mugenzi we yahise agira gute yahise akora mu mufuka amuhereza 1,000 mugenzi w'uwo ngo kuko undi we yabonaga ko ajomye nyine kandi undi baganiraga we yaramaze kumva icyo ari cyo ibyo avuze ibyo ari byo ahita akora amafaranga mu mufuka vuba vuba arayamuhereza wa mugore aragenda kugira ngo adakomeza gusakuza ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Mama Mignone Official amafufu n'amafaranga bibafubike mumve muguwe neza jewe nitwa City Hunter aho uherereye hose ngo haye ikaze mu kiganiro sindi njyenyine n'ukuri turasanganwe nje na mama perezida Marene w'abamarene namubona ariko meze neza amubonye muri rouge noir ibi babyita rouge noir umutuku n'umukara ako kenda kaba gasobanuye icyo umuntu yakubisemo umutuku n'umukara ni amabara meza kera mu gifaransa baravuga ngo rouge attire le torrent rouge attire le torrent naza kugasubira nyine umutuku ukurura igitsina gabo umutuku ukurura igitsina gabo niyo ntego ufite ntabwo ari ibyo nari mvuze niyo ntego uzanya kandi iyo ntego uzanya wenda nari ngiye kubivuga nka gutyo iyo ureka kugisemura basi kikumbwa n'abantu ureka kubisemura abana wagira ureka kuntesherera tete kandi nyine ati umutuku ukurura igitsina gabo egerayo ntabwo ari ibyo nababwiye naho umukara ni ibara ryiza ryiyubashye umweru ariko ugiye kunsobanuza amabara naho nyine uko ngiye nkunda umweru urakeye umuntu aba akeye kandi ngiye nkunda umweru kubi icyatsi ni amahoro icyatsi ni amahoro asha City Hunter rekeraho kumbaza ibintu byinshi mama perezida karame City Hunter tugiye kwiganirira ariko nta mvura idahita kandi akebo kagiye wamugarura uko niko kuri disi akebo kagiye wamugarura we ngo ibyo wabibye nibyo usarura icyo wabibye nicyo usarura nabonye hari igihe abantu bishimira ibyago by'abandi bakabyishimira bakabyogeza bo byababaho abantu ni abahanga reka nkubwire City Hunter niba hari ikintu kibabaza nkivuge nongere ngisubiremo gukomeretsa umuntu n'ubundi usanzwe akomeretse warangiza ukamukomerekereza mu gikomere asangarumuye ako niko kantu wari uvuze ngo umuntu akishimira ibyago bya mugenzi we akabyishimira akajya hariya akabibyina akajya hariya akabivuga akajya hariya akabitotora akajya hariya akazana ibimenyetso akajya hariya akakuvuga akagucuranga akagucurika akagucuranura akakuvimuza akakugera imuzingo ariko kubabariza hahandi n'ubundi ubabariye usanzwe ubabaye wahuye n'ikintu kikubabaje wahuye n'ikintu kikuremereye utabasha kwikorera ariko warangiza uyu muntu uzi neza yuko wikoreye ikintu utabasha kwikorera kikuremereye ariko kikuri ku mutwe yarangiza akavuga ati reka nkomeze ngerekaho n'utundi tubuye nkomeze shyireho n'indi mitwaro ukababara ukarira umutima ugashaka guturika ukagira depression yatuma uvuga ibyo utagomba kuvuga ukagira depression yatuma ukora ibyo utagomba gukora nshuti yanjye ubundi twabaye dute yenge mvuga ngo hari abantu bakwiye kuzahabwa ibikombe byo kuvuga abandi nabi cyangwa neza oya bazahabwa ibikombe bazakire urumva hari ibikombe byiza igikombe cyo kwatsinze igikombe cyo kwihangana igikombe cyo kuri umuntu mwiza bazabahe nabo ibikombe by'ubukakarubamba bikoreye mu mitima yabo baranyica noneho reka twivugire ducaho nk'abanyabwenge cyane ariko sago twigira abanyabwenge twebwe twivugire mu bwenge
kebo kagiye wamugarura niwo mugani kandi burya ngo imana ihora ihoze upfa kutazana mu izina ry'umuntu imana ihora ihoze imana ihora ihoze kandi imana irahora imana izi guhorera umuntu irahora rwose ababipinga basome Abaroma ibice 12 umurongo wa 17 handitse ngo iki siti handi avuze ngo nimwitura umuntu inabi yabagiriye niba bishoboka mu rwanyu uruhande mubane n'abantu bose amahoro yego ahubwo mureke guhora kuwiteka mureke guhora kuwiteka ngo kuko umuntu wese aziturwa ibyo yagize kandi ngo guhora kw'Imana ngo ni umuriro w'amakara ngo ifate igasuka ku muntu ngo sikamwakira Yesu na Naboti yagusukaho na Naboti Yesaya muhanuzi Eliya ni Yesaya ni Eliya yabwiye Ahabu aravuga ati aho zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira amaraso y'abawe bose ubwo rero twagira ngo tubwire ko Imana ihora igira gute ihoze bakutaramiyeho kuri YouTube none Imana iraguhoreye bari kuba taramiraho ko nomvara marina kakano ariko nanone tugaruke gutya tukina hari igihe umuntu avuga abandi avuga ati ngewe nashyizeho bariyeri wamvuga hari igihe umuntu agambanira abandi azi ko watagambanirwa byamubaho akatangira kwizanisha ibintu nyine bigaragara nk'ibimwaraho kugira ngo asabe imbabazi hari n'abandi nanone badashoboye kwihangana bafata bajya ngo wa muntu ubwo tuninuza Imana iri guhora yihoreye nimba ari bo bahindutse amakara acana harakupura nabonye yabaye amakara we amakara acana kuko rega niko handitse Roma 12 guhera ku murongo wa 14 reka tuvugishe ukuri harya abantu baranadukurikiye di turi mu kiganiro hari igihe ureba ibintu hari igihe nge ndeba ibintu gaseka hari ikiganiro numvishije ndaseka ndavuga atari kwa Mana ubundi koko Imana buriya ni umukozi w'umuhanga izi gufata ibintu ikabihuza izi gufata abantu ikabahuza cyane bahuje neza izi gufata amakara cyane ikayahuza neza ikagira noneho n'umwambi kibirite sha kizi kurasa kigakongeza bigaturuka ahangaha ari akariro gake bikagenda byagera hariya bikagurumana Mana we njye narumiwe yego ariko reka wenda twere kugira nyine hari ukuntu biba bihise binyinjiramo ukuntu ubwo wasanga nawe uri mu babyishimiye rero oya ntago ndi mu babyishimiye sitihanda njye ntago nakwishimira ko umuntu abaho ababazwa ariko uzi ko ahe magambo tuvuga kuri YouTube uzi ko tuba turi kubabaza umuntu hari igihe tubabaza umuntu ko nabonye ari abato usibye no kubabaza umuntu tukaba turi kumwangisha abandi cyane abantu bakamwanga ese buriya ni kuri yateye ese buriya ni kuri yameze tugakora ibintu turi kuvuga ngo tuzimye runaka kandi tukamera nk'aho tumuzimije neza kuko bya bintu yahoraga aza kutubwira ntago twongera kubya Mana we turengere n'ukuri turengere gusa Imana turengere nicyo twavuga ariko Imana ihora ihoze ntitugatsinda ibintu urumva harya nakubwiye ngo ni Abaroma ibice 12 umurongo wa 17 abantu tubabwiye ati nimwiturize Imana izaguhorera umugabo wakwanze akagutesha agaciro na Imana izakamutesha mu izina rya Yesu avuze ngo nimukitura umuntu inabi yabagiriye mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza urumva niba bishoboka mu rwanyu uruhande mubane n'abantu bose amahoro bakundwa nimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura ni kuwiteka avuga ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire
nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Iki ni igihe rero cyo guhinduka wa muntu wakuvuze nabi ukamuvuganira neza. Hantu bari bagiye kumwima amazi n'indabukirano wowe ukazimuha. Kuko ni umuriro, ariko hari abantu Imana ihindura umuriro. Nuko nguko ikiganiro tukinjiyemo, ariko tubwira abantu ko nta keza ko kuvuga umuntu kutarama ku bantu, nawe baba bazagutaramaho, kandi Imana irabikusanya wowe ikagushakira ibimenyetso n'abakwatsaho umuriro, bakunguka ku muriro bacanye, wowe ugahomberwa ku muriro barimo baracana. Kandi iyo ukubabaye waravuze abandi, bo barabaraga inshuro 1000. uko ni ukuri. Twikomereze ikiganiro cyacu. Abagabo bafite abakozi bo mu rugo, abadamu, ugasanga umudamu akavanga ubw'umugabo wanjye, abantu babi babaho pe, tubaha abantu babi. Umvishe? Kabati ubw'umugabo wanjye ameze kuri ari ni bogari, reka mushakire agashakisha umukozi mubi pe ku isura. Babaho ku buryo iyo hari abashyitsi ntabwo ari utegura gumiyo mu gikari, akaguma iyo ngiyo. Ibyo bibaho, niyo mpamvu tugiye kubiganira. Ati umugabo kugira ngo atazagira gute, atazamureba akamugirira irari cyangwa akaba mwiza kuruta nyirabuja. Urabizi umuntu wonsa nta hantu yahurira n'umuntu uri kurya ifiriti n'akanyama ka mbere kamwe. Agenda akora n'agafiriti ka mbere. Kavuga ati njye ndimo ndakeka umugabo wanjye ashobora kunca inyuma. Hari n'abagabo avuga ati uko yabasa kose sinagotwa na ntacyo bimbwiye. ntacyo bimbwiye. Ni mu maso se nkeneye ni urumva. Umugabo baryamana yamutera inda agahita amwirukana cyangwa akamwihakana, cyangwa n'urwo rugo rugasenyuka. Yego. Ibi bintu bireze hamwe na hamwe mu Rwanda, n'abantu bumva ikinyarwanda, Abarundi n'ahandi hose. Aho usanga umugabo, nge hari umugore w'inshuti yanjye, yumvishe ngo umukozi we ari we ubitunganya neza. Bukeye mu gitondo abwira nyirabuja cyangwa abwira umugore we basezeranye ati soko uyu niwe mugore. Iyo utinze kuma ibitekerezo, ngira ngo hari abantu waba muziranye cyangwa ugasanga ari inshuti zabo, niyerekwa nizaniye kugira ngo tubwire abagabo baryamana n'abakozi ko hari amakosa baba bakoze ku bana babya. Ibaze umwana wabyaye ati papa yashatse umukozi tantine. Reka rero nkwereke City Hunter. Nigeze kubwira abantu ngo hari ibintu bibabaza umuntu ndetse bikanamurenga. Hanze aha ngaha dufite abamama babanye n'iki gikomere cyo guharikwa, noneho uragaharikwa ku muntu utasanzwe uzi. Uzi umugabo waguharitse inshuti yawe, uzi umugabo waguharitse umuvandimwe wawe, umukozi, uzi umugabo waguharitse umukozi. Yego. Aba bantu uko ari batatu bundi navuga ngo niwe uba wabizaniye ku mugabo wawe. Inshuti, umukozi ndetse n'umuvandimwe. Sibyo? Se akitwara gute? Wabaho nta nshuti ufite kandi utayipresenta. Nyine ndashaka ntago ushobora nyine aba bantu ba wabizaniye. Kanceceke no. Sibyo? Uba wabizaniye. Ariko kuko wabizaniye, uyu mugabo akabasamira mu kirere. Hanyuma aba bantu nabo ntibabashe kwifata, bagahitamo kuba abagusuzugurira muri ubwo buryo, kandi ari we ho wabazanye. Uyu mudamu ndashaka kukwereka ko ntago azabaho atagira inshuti, ntazabaho atagira umuvandimwe, ntazabaho atagira n'umukozi, kuko ubuzima arimo bumwemerera gutunga umukozi. Ariko uyu mudamu abanye n'igikomere cyo ku rwego rwo hejuru, kuko uyu mugabo we ntago ajya agira umutima n'ubwenge bwo kujya gushakira kure y'urugo rwe. Bundi nakabwiye umugabo ngo niba wumva mu rugo iwawe udahaga, cyangwa se niba ufite inda yagutse ukeneye gushyiramo ibintu byinshi, reka nkoresha iyo terimi,
wakwihanganya ukajya Nyagasambu ukava Nyagasambu ukajya Mbandazi ukava Mbandazi ukerekera Gasanze ukava i Gasanze ugakomeza ukagera Bweyeye ni hehe ni muri Cyangugu niho hantu kure mu Rwanda ndi gufata nuza utu duce dukikije mu mujyi wa Kigali ugakomeza ukagenda uze hakurya ya Nyabarongo harya ni hehe hakurya ya Nyabarongo washaka ukajya Gihara kuruye washaka ukajya Karumuna cyangwa Nduba cyangwa ukajya Nduba ariko ukirinda gufata babandi b'umugore ngenda ndashaka kubwira umugabo inshuti zo ngo yirinde abantu b'umugore niba ushaka kubikora warakweguye mahana narabazanuka fata inzira werekeze kure y'urugo rwawe. Hari n'umukozi ubona ko umugabo afite irara agatangira kujya yambara utwenda shebuja hari nyine uyu muntu navuga ngo nawe hari igihe abavuga ati wi ese boss yantereta reka manze mbabwire mwaba boss ngo wari uzi yuko uterese muba mwanganyisha ubwenge ako tujye tubwiza aka kantu hari abantu batakazi naho waba uri ministry n'umugabo ugatereta umukozi wo mu rugo uba wamaze kureshya n'umukozi wo mu rugo iki cyo ndagira ngo nkikumenyeshe umuntu waterese umuntu mwaryamanye emera ko muri kuri review akubwira ibyo ashaka da muba muri kuri review imwe azagusaba icyo ashaka azakubwira icyo ashaka azagusuzugura uko ashaka ndetse n'umugore wawe azajya amubwira ati ntacyo ndusha. Hari umukangurambaga iwacu yajyaga aririmba indirimbo zikangurira urubyiruko kugira isuku akajya abangukunya mu muhanda biragayitse n'umugabo nawe waryamanye n'umukozi wa mugani biragayitse uzi hano Kicukiro uri kumva nyine afite akabazo gatoya ko mu mutwe kadakomeye uko aba yakarabye aba yisize aba ameze neza n'ibiki byose uyu mudamu rero yaje guhura n'umugabo w'inshuti ye Kicukiro bigeze nyine kujya mu rwego rumwe nk'urwo ngurwo reka mbivuga gutyo bigeze kuryamana asanga aparitse imodoka hano Kicukiro ni umugabo ukomeye nyine nakubwiye ngo uyu mudamu afite akabazo ko mu mutwe kwa kundi bavuga ngo baba bari kubashakaho imiti nuko arangije asanga ahantu aparitse Kicukiro ari hamwe n'abandi bagabo aragenda ahita amusuhuza atese amakuru ki ahita avuga ati se bite byawe ati buretse turi kuganira n'aba bantu ashaka nyine urumva yitoranyije mu bandi ahita avuga ndarangije amubwira ati ariko uri kumbaza kuki uri kunyuhura se ati cyagiye twari turyamye hahandi kutigeze unyuhura ati ahubwo watangiye gufata imiti nanjye burya ko nyifata. Umugabo akanura amaso areba nk'urujanga sinabivuze ngo biba bigaye ati ngaho mpereza amafaranga njye kwinywera ka cyayi. N'umudamu wiyubashye Sitihanta uzamubona bari kwigendera mu muhanda nari ngiye kubivuga byose ntabwo nshaka ko bamenye uwo ndi kuvuga uwo ari we ariko arahari n'abantu bahariye nyine twese tuziranye baramuzi na wa mudamu wo mu Bugesera ngo bakazungu ngo bamugiyeho ngo bamushakagaho iyi miti yabwiye uwo mugabo wo gutyo akibimubwira urumva yarageze ahantu yari aparitse kwa kundi abagabo batatu bahagarara ku modoka bari kuganira n'ibiki byose wa mugore araza ahita amusuhuza neza nta kibazo asuhuza n'abo bandi ndarangije ati komeza ugende se urabona tutari kuganira dushaka iki ndahita ambwira ngo cyuri kumbwira nabi se igihe twari turyamye hahandi se kutanyuhuraga atahubwo watangiye gufata imiti njyewe burya ko nyifata amubwiza ukuri umugabo atangira kureba imirari ati ngaho ati mpereza amafaranga mbe ngiye kwinywera ka cyayi ati nta 500 ngiye kwinywera ka cyayi nta kibazo mfitanye nawe umugabo abura icyo akora n'iki byose ariko buriya hari abantu nkunda ko baba bazi kumva mugenzi we yahise agira gute yahise akora mu mufuka amuhereza 1,000 mugenzi w'uwo ngo kuko undi we yabonaga ko ajomye nyine kandi undi baganiraga we yaramaze kumva icyo ari cyo ibyo avuze ibyo ari byo
ahita akora amafaranga mu mufuka vuba vuba arayamuhereza. Ngaho Wa mugore aragenda kugira ngo adakomeza gusakuza cyangwa se atagira ibindi avuga. Ni umumama uba wiyubashye wakarabye yashokoje yivugira neza, nyine afite akabazo katari kanini ku buryo umwigizeho nabi yakubwiza ukuri cyangwa akabikubwira byose atitaye aho uri n'abo muri kumwe. Ariko iyo umwitwayeho neza nta kibazo mugirana, mushobora guhura akakubwira ati njyewe nushaka kumpa 200 nigurira akarindazi na kamukaru birahagije, agakomeza akigendera agakomeza ubuzima bwe akanagukunda ntanakwibagirwa. Nta muntu ajya yibagirwa, umusazi n'imbwa ntago bijya byibagirwa, nta kwibagirwa. Yarangiza akikomereza urugendo, ntiwamubona ku muhanda yicaye asabiriza, ntiwamubona avuye mu rugo atakarabye. Oya rwose n'umudamu mwiza usibye ku kabazo gato afite. Rero abagabo b'abakire bose bo muri Kicukiro benshi baramukunda, ariko nubwo bamukunda nawe agira ibanga, ariko iyo umuzamuyeho umutwe arabivuga. Niyo muwe nagira ikintu mu arabivuga. Ese iryo shaba abagabo bararibona, iryo shaba bamushakaho bararibona. Icyo rero twari duhereyeho wenda niki cy'abagabo baryamana n'abakozi babo, baryamana na b'abagore, baryamana n'inshuti z'abagore babo. Namanje kuvuga ngo uyu mugore nibo watumye uyu mugabo abamenya, kuko uyu mugore ntago azabaho atagendererwa, ntago azabaho bari umunabe cyangwa abakuru be bataza mu rugo rwe, ntago uyu mugore azabaho atagira inshuti zamusura, ntago uyu mugore azabaho adafite umukozi. Ahubwo kuki uyu mugabo aroba muri ba bantu umugore yizaniye aho kugira ngo ajye gushakira kure. Kuko uyu mugabo we ubwonko bwe ntibumwemerera kwifata. Ariko se ni iki kwe? Niba ubwonko bwe butamwemerera kwifata, uri ubahamanya neza ko abagabo bose baremanywe irari nyine byabonye byose. Abagabo baremanywe irari. Shamana ab'inshuti zanjye ntimunyange. Oya ariko hari inshuti zawe nyine zifata kabisa. Ntago rega kuba wenda twemereye ko baremanywe irari, kandi abagabo bari mu ruhande rwanjye. Ariko abagabo buri umugabo udatereta yaba ari no kubyica. Agatereta ubundi abagabo bagomba gutereta, n'abagore bagomba guteretwa, sibyo se? Ahubwo hagati yo gutereta no guteretwa twitwara dute? Umwanzuro ufata no twitwara dute? Umwanzuro ufata n'uwuye. Kuba umugabo yareba umugore akabona ni mwiza, ibyo nta kibazo, ibyo nta kibazo. Kandi kuba umugabo yakubwira turi mwiza pe, nta kibazo kibirimo. Hanyuma nyuma yo kukubwira kuri mwiza ndetse no kuba yabonye kuri mwiza, umutima uraza kugarukira hehe? Niki ari bukore gituma ubwiza bwawe adakomeza kubukurikirana ndetse ngo abe yabwandavuriramo? Kwandavura nicyo navuze. Hanyuma weho wa mugore we wabwiwe kuri mwiza, babwiye kuri mwiza, yego, weho uraza kubyitwaramo ute nyuma yo kubwirwa kuri mwiza? Urabizi neza yuko uyu mugabo uri kukubwira kuri mwiza ni mugabo wa mukuru wawe. Kuki wowe ukomeza kumutega amatwi, ukomeza kubwira ubwiza bwawe? Wa mushuti we w'urugo, kuki wemera ko uyu mugabo akomeza kukubwira ubwiza bwawe kandi uzi neza yuko umugore nyir'urugo ari we nshuti yawe? No kubera iki rero impamvu nanone ituma ibi bintu bikomeza gukura, abantu twamaze kumenya ko tugomba kwakira utuntu. Umuntu wakubwiye kuri mwiza aranakubwira ati fata 5 ujya kugura fanta, ejo mu gitondo azagusunikire veni kuri telefone, ari umugore kuko aho watangiye kumwikiriza ndetse no kumusubiza, cyangwa ari boss wawe cyangwa ari bofre wawe. Umugabo abwira umukozi ati rwose ati ntugire ikibazo, ati harya mabuja guhemba ngaya atari kumpemba 25, ati humura nzajya ngushyiraho 15 bihinduke 40 mu kwezi. Uyu mukozi akemera kuguma muri aka kazi, nyirabuja azi ko ari kumuhemba 25,000, kumbe umukozi yinjiza 40,000 ku kwezi. Yakubitaho n'ibyo yiba bikagenda bikagwa hafi mu 100,000. Yakubitaho n'amafaranga azaya buri munsi cyangwa buri cyumweru bitewe n'inshuro yasohokanye na boss, cyangwa n'inshuro boss yamusanze muri chambre tarara muri annex. Amafaranga akaba atajyayo, kirango byibura boss ajya muri annex aho umukozi arara. Baba we
bose ajya muri annex aho umukozi arara akamusangayo cyane iyo azi neza yuko mabuja yagiye mu kazi. Hari na boss ujya ku kazi cyane iyo yikorera cyangwa se niyo akorana n'abandi bantu akababwira ati nibagiwe mashini kuko abana bagiye ku ishuri umukozi ari kumesa cyangwa aracyakoropa bose agakata imodoka kaza mu rugo yirukanka yibagiwe imashine yibagiwe dosiye runaka akagaruka mu rugo kuyifata yahagera ati agahita amusengera akagenda akashyira ku buriri kamwinjiza muri ntuza muri annex muri chambrette araramo kuko abakozi hari inshuro nyinshi barara muri annex agahita amwinjiza aho ngaho mu cyumba araramo yarangiza nyine akamubwira ati ntugire ikibazo agahita akora mu mufuka akamusigira 5 agahita yatsa imodoka agasubirayo ni dosiye akayitwaza ariko twavuye kuyizana mu rugo. ubwo aba bagabo niba babuza hanyuma mabuja yataha ni mugoroba kuki utameshe kuki utatetse kuki utagize gute umukozi akajya kureba gukemura kare timezurira aho gitanu se nta gikenyereyeho kandi ku kwezi niba zamwongeza ibindi 15 umukozi akanamenyera ku buryo n'amasaha ya boss na mabuja aba yazi zigiye boss agomba kuza akamenya n'isaha ari bwandikiraho boss ari muri pause kavuga ati mva rero boss ati nukuri ko Imana byari sawa ati rero boss ati mama wanjye ariko buri yaranarwaye ati ngenge no kwiyekira uruhushya nitahire boss agahita mubaza ugiye kwa kuruhushya utahe mama wawe ararwaye ari mu bitaro se ndati yari mu bitaro ati reka nkwereke amutwara kubera iki agenda ava aho ngaho hanyuma namukenera ejo saa 10 azamubure cyangwa saa 9 ahita amubwira ati reka mama tumwoherereza amafaranga y'umurwaza n'ay'imiti n'ay'ibitaro n'ay'imbuto agahita asunika 30 cyangwa 50 umukozi akaguma aho ngaho amafaranga yamara kugera kuri mama ati mama aya mafaranga ni njyewe yakoherereje nari nibeshye nkoherereza 50 ati basi nsubizamo 20 gumane 30 mama 30 akazigumana ubwo mu rugo bakaba bumva ko umwana yaboherereje amafaranga ati yarakize hanyuma 20 umukobwa akazifata akajya gusukisha imisatsi kandi na boss yamuhaye amafaranga yo gusuka imisatsi ariko uyu mukozi urwo rwo yazaruvamo nanjye sinaruvamo nkora bene ako kazi kwaba mabuja nakiyemeje iyo mabuja atangiye kubona wasirimutse iyo mabuja rero yabimenye umuriro uraka ariko hari n'ibindi bimenyetso byigaragaza umukozi agatangira guciragura ayatwise ko ba boss bigarama rero yakwinjira muri salo boss yabibona ko ari guciragura gatangira kubwira mabuja teri kuri mukozi wawe buriya nibiki wamusezereye akamusezerera ariko kuko boss adashaka kuzaseba ku musozi bakirukana umukozi mabuja agatukana agatongana akagira mabuja yararushye we mabuja agatukana agatongana akagira gute akirukana umukozi utakibasha kumesa utakibasha gukoropa ngo hake umukozi yamara kugenda byasohoka igipangu boss akamuhamagara ati kubugiye ntugire ikibazo nzagufasha mu buzima bwawe bwose n'umwana nzamufasha kugira ngo bitazasakuza kuko uyu muboss arazwi yego nanjye hari umwana twiganye cyangwa uyu muboss ntashaka no ku kazi bizamenyekana byabayeho papa we yatangiye ari umu executive noneho aza no kuba umuntu ukomeye barabihishira cyakoze cyo uwo mugabo aza gupfa umwana ararira cyakoze cyo hari abagabo b'inshuti ze bari babizi uwo mwana baramuhamagara ava ku ishuri ajya gushyingura yaravutse nk'uko nguko ikintu twari turiho rero nge naringamije uyu mugabo nubwo watubwiye ngo abagabo barimanywa irari kari akantu yitware gute ko bifite ingaruka nini kandi cyane yitware gute mu gihe yazaniwe umukozi ese uyu mugore we aritwara gute akenshi ndamya nashidikanya ubwo umugabo ajya gushaka amata ku mukozi umugore nawe yabaye bize hari abagore bamunyakaza ati ngiye ku kazi sindi buboneke aha ngaha duhita duhindukira tukabwira abagore batazi kwitwara neza abagore batazi gutanga amata abagore batazi no kuyatereka nimvuga gutya ba bagore bo bakora uko byakabaye kose ariko umugabo akagira irari
witurize iryo rari uvuge ngo wa mugabo we ntuzongera kugira irari. Amen. Umugore utazi gutereka amata nyine yatuma umugabo agira irari kubera ko atazi gutereka amata no kuyatanga. Ariko nanone umugore wabimenye wanabisobanukiwe, inshuro nyinshi yahinduye imico na karagiteri, wa mugabo aragaruka, ryarari rigashira. Kandi uyu munsi dufite abagabo babanye n'iki gikomere cyo kudahabwa amata, barishwa umubiri. Ese wabivuze neza, urabitsindira iki? barishwa umubiri. Barishwa umubiri sitante rwose. Siko bakubwira sati njye mfite umugore, iyo nahashye hari umugabo ukubwira akakubwira ati mfite ikibazo, ukwezi kurashize, amezi 2 yarashize, ukabura inama wamugira. Yaba ari umukristo, yaba asenga, akakubwira ati ngiye nubatse urugo nzi ko ntazigera nca umugore inyuma, atari ko harageze ko nabikora. Ukabura ikintu musubiza n'ukuri sitihante. Ibi bibazo tujya duhura nabyo cyane. Perezida, tugana ku musozo, uyu mugabo arabyitwara amate rero yimwe ku mata bakamwima. Uyu mugabo nyine dufite abagabo bafite iki kibazo kandi batari bakeya. Mugani bimwe amata sitihante hari uburyo bivuga neza ngo barishwe umubiri. Aba bagabo barahari cyane, barahari kandi akabura uko abyifatamo pe. Ndetse yaza no kukugisha inama nawe wabireba ukavuga utese nkora iki, mugire iyihe nama. Inama ugiye kumugira ukavuga uti ninyimugira urugo rwaba rwasenyuka, sibyo? Ukumva utari bumugira inama yo gusenya, ahubwo ukamufasha kuzuza neza inshingano z'urugo no kwihana. Ukavuga uti hari igihe uyu mugore yazahinduka. Imana. Ariko reka mbabwire mwaba mama, wayamuretse namwe muri gukora ibi bintu, hari igihe muhura n'ingaruka zikomeye cyane. Ugasanga umugabo umeze nkaho mubabariza aho hantu niyo nkono umukubitisha, yazajya gufata icyemezo cyo kuguca inyuma, akaguca inyuma bikazakubabaza ubuzima bwawe bwose, kuko iyo atangiye kuguca inyuma hahandi yageze ajyana y'umufuka w'umuceri cyane, hahandi yageze atangaye amavuta yo kwisiga. Ngenzi umugabo nawe byagenze gutyo, umugore aramukanira akajya mwishongora, akajya yumva ari turufa ari kumukubitisha n'ibiti byose. Umugabo arangije aramubwira, yaramanje aramwicaza aramubwira, tumva nkubwire madamu sheri wanjye, sinzigera senya urugo, atariko ndi umuntu, ati wari uzi ko hari abandi bantu bankeneye. Umugore ngibyo birakureba, ngibiki n'ibiki. Umugabo aramuteguza, ati rero ngiye kuzisha, nta kintu kizabura muri uru rugo, ariko ngiye kwishakira undi mugore uzabasha kumpa urukundo, kutanuka, kutantonganya no kutanyicaho. Ati nukenera gusenya uzasenye, njye sinzarusenya. Umugore agira ngo ni imikino, agira ngo ni buraka. Umugabo aramanza ariyicara ararambagiza neza ku mumama wari umudivorce. Ajya ku mumama wari umudivorce udakeneye kubaka urugo ku mugaragaro, ariko nawe afite ikibazo cy'umubiri, kandi akeneye no kugira umuntu bazajya baganira, uzajya ukimukemurira. Hanyuma mugezeho umugore aramubwira tumva nkubwire, ati umugore wawe ntazigiye kuzanuka. Umugabo ati humura, ntabwo nzamuguteza ntazanabimenya, kandi ukunyakirire, ntutekereze yuko nanjye ntari umuntu ntazagutekerezaho. Umugore agira ngo ni imikino. Ukwezi kwashira, umugabo agapakira umuceri, agapakira n'amavuta, akabikubita mu modoka 5 litre z'igihwagari n'agafuka k'umutanzania, akazana mu rugo atabana babeho. Yarangiza umugore nawe akamufata neza, bagakomeza bakiganirira. Umugabo akatsa imodoka we agataha mu rugo rwe, ntiyongera kugira ibyo asaba umugore we. Umugore we rero igihe cyaje kugera niwe waje guhangayika, nawe akenera gusaba. Nawe akenera gusaba, yibaza hari bumuhe. Tangira kuvuga ati umugabo utakinginga ngo ni muhamata, ngo ko abantu bakunda wabinginga rero ngahata. Ati uyu mugabo bitebye. Hayajya kumukoraho umugabo akakomeza agasinzira. Yagira icyo umugabo agakomeza agasinzira, bwacya mu gitondo akahamagara wa wundi ati waramutse neza, umeze neza, abana bagiye ku ishuri, nta mwana ufite ikibazo, ndati ntacyo, tisaba umunsi mwiza, akikomereza akazi ke. Igihe cyagera yajya muri misiyo akavuga ati okay nagiye muri misiyo hanaha,
akamuzanira ibubu nziza akayimuha ati rwose ambara uberwe nk'abandi badamu muri uyu mujyi wa Kigali. Wansukiye amata nako wabuganije amata akamuha ya bubu. Uyu mugabo ntazana ibintu byinshi hanyuma yarangiza akata imodoka ye agataha mu rugo rwe. Ibiryo by'urugo bigahoraho. Amazi ntiyigeze abura mu rugo. Abonoma ya televiziyo ntiyigeze ibura. Ntabwo bigeze babura umuceri wo kurya. Nta cyabuze mu rugo rwe. Ahubwo communication n'umugore niyo yabaye nk'ihagaze. Umwana icyo akeneye akakimuha. Shuri ry'abana ntiryahagarara. Umugore yarahangayitse kugeza ubwo yapfukamye imbere y'umugabo. Ngo baramubwira ati ariko ndamanje kuguteguza. Umudamu tuganira sindi bumukubwire. Nta nubwo uzanamumenya. Kuko nawe ni umumama uzi kwiyubaha pe. Wari ukeneye umuntu bavugana. Ati sinzamukubwira ntuzamumenya ariko aho ndi nguwe neza ndasa neza. Amata bayashyira mu cyogeje. Umugore atangiye kumubwira ati uba abana bazamenye ko bafite mukase. Ati nimbyara hanze nzabikubwira ariko sinzabyarayo. Uyu mugore nta bana akeneye. Ati abana ntago bazagira abandi bana bavuga ngo bavukana nabo. Ati ngiye kubwira abana bawe ko bafite mukase. Ati yigeze aza kubatera. Hari umwana wabuze ishuri, hari umwana wabuze urukweto, hari umwana wabuze umwambaro. Umugore niwe wahise atangira gucanganyikirwa. Rero aba bagore bigira ba VIP. Iyo myanzuro y'uwo mugabo Imana ibarenge. Ba bagabo bose twavugaga fata uwo mwanzuro. N'Imana izagushyigikira. Nukuri da. Siti anta. Hakubuza umuntu kuba waramuhakoye. Wenda datureke gukwa. Ukamukunda ukamutoranya mu magana menshi y'abakobwa batuye isi. Yarangiza akajya kubwira ati nka bari ndaguhimira. Noneho abagore b'abarokore bafite abagabo bakijijwe nibo bahakubitiwe ako kantu ndakaza. Hari abari kurira ariko tugana ku musozo. Abagabo, abakobwa, cyane cyane abadamu, abakozi kabatuye umugabo tugomba kumusangira tu akabifatira umwanzuro kandi anabizi neza ko ari guhemukira mabuja cyangwa nyirabuja cyangwa inshuti ye. Ibyo byo bireze kandi rwose Mana Nyagasani usibye kubwira uyu mugabo ngo rwose reka kubabaza umugore wawe. Cyo nakivuga iyo winjiye mu nshuti z'umugore wawe ukinjira ku mukozi ukinjira mu bavandimwe b'umugore wawe ahaho ubuhemukiye umugore wawe pe. Kandi uyu mugore wamushatse udafite intego yo kumubabaza. Reka mbabwire nimushakana muzashakane nta ntego. Uzashaka umugore udafite intego yo kumubabaza. Nawe uzashaka umugabo udafite intego yo kumubabaza. Nutababaza mugenzi wawe nawe ntuzigera ubabara. Nuko tubyanzuye. Imana ibahe umugisha. Reka tugushimire Mama Mignone. Urakoze cyane. Abantu bari kuri The Blessed bajye kwa Mama Mignone official basange nomero. Mama Mignone akora counseling. Nimwumva ko counseling abagabo ku rugero rwiza tanze nk'umunyabwenge reka babivuyemo nanjye tu. Ubwo gafasha mu mutwe. Nge rwose n'uwo muntu uzandangira. Nabazi neza reka mbyivuge mbyishyireho. Azaza aje kuvuga ngo tuje guhimana bucya mu kandi ngende umwana mwiza nanga ikinyarwanda gitomoye kitarimo ngo nari. Ibyo kubangwa arakishijwe. Wapi bagabo wapi inama niye.